noneho bosi wanjye ari ukuntu yabaga atari seriye, umunsi wanjye wo guhembwa ukarenga. Iyo warengaga rero kanizere ko mumeze neza, meze neza, ndashima Imana, ndashima abantu benshi, ndashimira abantu mufata umwanya mukareba video zanjye, ndabashimira abantu mufata umwanya mugashyiraho comment. Ego man, ukuntu iwacu habaye nuko nta kuntu bitankundira ngo mbereke. Hafi y'iwacu nako ahantu bita ku Kitabi, Norvège, ariko muragenda mubibonamo inyuma, haba hari ibihu biba byaguye, wagira ngo ni snow, harakonje, hari ikintu cyitwa imvura, ibyutse igwa ahantu hamwe na hamwe, ahandi ntiyagwa. Narwaye ijisho, ndimo ndebera, ijisho ryambyimbanye, nabyutse mbona, nabyutse ijisho ritari kureba neza, ryafatanye, none ubu ni nabwo mbibonye n'ijisho ryanyiyeretse. Ndebe wagira ngo bakubisemo nk'ingumi, nabyutse ryafatanye gutya ntareba. Umumama amaso aba amereye nabi, meze nka ba bantu banywera muri botike bicaye ku mufuka w'ibishyimbo, bakaba baswingaraye mu kanya bakarwana. So reka mbabwire ikintu kimwe, hari ibintu maze kubona mu bantu, cyane cyane igitsina gore, ariko muze kumbabarira abari bwiyumve. Hari ukuntu igitsina gore kigirirana amashyari, hari ukuntu uba ufite umuntu wita ko ari inshuti yawe, impamvu uvuze ngo uba wita ko ari inshuti yawe, nyuma nyine nibwo ubimenya. Hari umuntu uba ufata nk'inshuti yawe pe, uvuga uti uyu nguyu nta kibi yanyifuriza, ariko ugasanga umuswa ye baba niwe wenyine ahubwo mu bantu bagukikije ukwifuriza ikintu kibi. Ugasanga ntago aryama nijoro kubera wowe, ntago aryama ngo ibitotsi nyine bize neza, aryama asinzire. Araryama ashikagurika, igumana yanjye runaka yateye imbere, yaguze indi modoka, yahinduye irangi ry'imodoka, yakoza utuntu turangoho tworoheje, ariko ugasanga hari umuntu wawe bibuza amahoro. Ugasanga abo ngabo babuzwa amahoro nuko bagenzi babo hari akantu gato bagezeho, nibo bajya kuba wami inkoni. Hari umumotari umwe nazakubita, ugasanga uwo muntu niwe ari mu bantu bipasa muremure. Nshatse ko tuganira kuri aka kantu ko kwipasa muremure. Ngewe bwa mbere njya kuba muri ghetto, bwa mbere nagiye kuba muri ghetto mfite imyaka 16, 17, nafite imyaka 17 njya kuba muri ghetto. Nagiye kuba muri ghetto mfite imyaka 17, ariko kandi nkora, nakoreraga amafaranga ibihumbi. Bwa mbere umushahara wanjye mu kazi ka mbere nakoze yari amafaranga 17,000, ariko ako kazi nagakoze mbana na mukuru wanjye Latifa. Noneho akandi kazi nagiyemo nagakoze umembwa 15,000, nanibana mba mu nzu n'ubundi 15,000. Nabaga muri ghetto Rwamara. Mana reka mbabwize ukuri, iyo nekereje ukuntu iyo ghetto nagiye kuyibamo mvuye muri famiye, ariko sha reka rimwe tuzaganire ku bintu bya famiye. Kuba muri famiye biragora, noneho hakaba n'abantu bajya kuba muri famiye z'abandi bameze nk'amavaze, ukibaza iyo ahuye nawe rero wabaye muri famiye ikakuzunguza, ntago biba bivamo boro ku mugani wa Kasuku. Nagiye kuba muri ghetto bwa mbere, iyo ghetto yabaga Rwamara. Buriya ndi mu bantu badakunda gutaha ahantu mu tuyirayira, mba numva nshaka gutaha nyine ku muhanda gutya direct. Ubwo rero njya kuba Rwamara mu nzu 15,000,
nkorera 15,000 nagiye kuba muri ghetto nta mafaranga mfite yo kwishyura amezi 2 cyangwa se yo kuvuga ngo ndagura matera cyangwa ishuka, ntayo nari mfite pe. Nshimira umumama w'inshuti yitwa Justine yaragiye amuzana n'undi mumama nawe witwa Esther yari yaravuye i Bugande. Esther yaragiye gushaka umugabo. Iyo ghetto Esther yabagamo ni njyewe yayisigiye, tubarana n'ibintu byari birimo. Ambwa ati rero nubwo amafaranga waba ntayifite yose kano kanya, urama makeya noneho ayandi uzagenda uyama. Iyo ghetto yari irimo yasigayemo matera ko harimo ibyo yatwaye nyine agira n'ibyo ansigira, yari chambrette ansigira ku byombo bikeya, ansigira matera, ibintu bimwe na bimwe ngenda nishyura amafaranga nyamaramo. Ndangije aho hantu nahabaye mbana na musaza wanjye, twahamaze hafi nk'amezi 5 cyangwa 6. Ka kazi nakoraga noneho boss wanjye ari ukuntu yabaga atari seriye, umunsi wanjye wo guhembwa ukarenga. Iyo warengaga rero ntago njyewe nabaga mfite gahunda yo kongera gusubira mu kazi, kuko nari mbizi neza ko n'umunsi nurenga ari bukomeze kubigira ibintu bisanzwe, noneho ugasanga ukwezi kurenzeho hafi ibyumweru 2, kandi tayari ayo mafaranga yamaga yo ku kazi niyo nishyuragamo inzu. Ndavuga rero ninangira kuzana imikino yo kumweka ko ndi kumwihanganira bizatuma nyirinzu anyirukana, kandi nta handi hantu ufite ho kwitangira. Yatinda kunyishyura, ubwo nanjye ikintu nahitaga nkora nahitaga nigumira mu rugo, kandi nta wundi muntu yari gupfa kubona ko ngiyewe buriya mana yanjye ngendera gutya, nkorera ku gihe, singira ibintu byinshi. Iyo tutameranye neza ndakureka nyine, nta nubwo buriya nshobora gutandukana n'umuntu, urugero nk'umushuti wanjye cyangwa umuntu dukorana tutavuganye nabi, pfa kuba mbona uri kunzanira ibintu byo guca hirya no hino, mutamubwiza ukuri nkakubwira ati katube dufashagaye. Mbona uwo muviye kuko nakodeshaga umupapa, mbona ntabwo umupapa atajya kumubwira ibintu byinshi biki, ikindi nari umwana ugiye kwikodeshereza. Umva bibi bintu nyine nkayamba ngomba kuba umuntu mukuru aha ngaha, amafaranga y'inzu nakabure. Sha ndarwana uko nshoboye, amafaranga y'inzu niyabura ndayabona. Hanyuma ubwo aho hantu nahabaye amezi 6 na musaza wanjye, noneho nza kubona ubundi bushobozi, aho hantu ndahimuka ndagenda. Ariko kambabwiza ukuri, ikintu nashaka kubabwiraho cyari kiri aho ngaho kuri iyo nzu nagiye kubamo 15,000 nkorera n'umushahara 15,000. Nta kintu kiryoha mu buzima, kiryoha cya kindi ariko cya danje mu buzima, nko kubaho ubuzima bwawe, ubuzima ushoboye kuba nyine wabufata gutya. Wenda tuvuge mu kiganza cyawe, urugero kuba wakodesha inzu y'15,000 cyangwa 20,000 kubera ko uzi neza ko ubwo bushobozi bufite. Wenda nubwo nyuma byahinduka, bikaba byahinduka pe, ako kazi kakabura, bikaba ngombwa kujya gukodesha ahandi hantu cyangwa iki, ariko ako kanya nimba wowe ufite umushahara urugero uhembwa 20,000 ukagenda ugakodesha inzu ya Kenzi, ibyo kurya buriya ntitubijyemo cyane. Iyo uri umwe ukagenda ugakodesha inzu y'15,000, burya naho wagiye ushobora kugenda ugataha wariye, ntabwo biba bingana wenda n'umuntu ufite umwana cyangwa iki. Ariko abantu b'abagore, abantu b'igitsina gore, mumbabare kuvuga ngo abantu b'abagore, abantu b'igitsina gore twige kubaho ubuzima bwacu, twakira ubuzima bwacu, tureke kumva ko nimba mbonye ukambona n'urugero bino bisuko byanjye niba birenze Kenze, ntuzi neza nimba ari Kenze nasukishije, ariko ukavuga ati ubwo ari we buriya ni Senkani, ukumva ugiye kubura amahoro, ugiye kubuza amahoro umugabo wawe ngo ndashaka ibintu bimeze nka biriya. Kandi wenda uwo mugabo ashobora no kuba afite ubushobozi buruta ubwo mfite, ariko afite igihe agomba kuzakorera ibyo bintu, wijya gusaragurika. Ikindi ukaba ufite inshuti kwa ko ufite urugo ntarwo afite, nabyo mukajya kubipfa. N'umugisha w'Imana, Imana itanga ibintu mu gihe ishaka. Niba mugenzi wawe urugero aka kanya yicaye muri Range Rover, ukaba uri kugenda muri Prius, wiyagara wishyuha. Njye n'ababeshye nigeze kugira inshuti
ishobora kuba itari izi ko ifite sinzi ko yabitabizi, ifite ikintu cy'ishyari cyo kuba nimba urugero mvuze ni ubungubu ndimo ndakoresha 17 Pro Max, nihaza 18 nzahita nyigura. Sha nugura iyo 18 pe nanjye nzahita nyigura. Ni nko kuvuga wowe uko biri kose ikintu washobora ntago ngiye cyananira. Umvisha ukuntu wowe ikintu ushoboye we kitamunanira, noneho kandi ku buryo ashobora guhatiriza gukora cya kintu we wakoze, akemera akajya mu ideni, akemera akagirana ibihe n'umuntu yumva agatakabaye agirana nawe ibyo bihe kugira ngo akunde amere nk'uko umeze cyangwa atunge ikintu nk'icyo ufite. Njye reka mbabwire, mba muri iyo nzu y'ibihumbi 15 nkorera n'ibihumbi 15, nta muntu wandushaga amahoro hari kuri iyi si. Numvaga nuje, numvaga nekanye. Musaza wanjye yacaga hirya akagenda agakora gahunda ze agataha yariye. Nanjye ku kazi amahirwe nubwo nahembwaga ayo mafaranga 15, ariko boss wanjye yabaga hari yarangaburiraga. Mbega nta nubwo buriya iyo wagerageje gukora ibyo ushoboye utipashije muremure, utazanyemo ibintu by'ifitina, utazanyemo ibintu byo kwiringaniza n'undi muntu, Nyagasani ntagabura kutaguhereza umugisha wawe, ntabura kutaguhereza mu buryo bwose wowe utatekerezaga, ntabura kutagufungurira ngo guhere mu nzira za zindi wavugaga ati se aha hantu byashobokaga. Nukuri twige kubaho ubuzima bwacu, biraryoha, bitanga amahoro. Noneho njye uretse n'icyo gihe na nyuma yaho maze kugira akazi keza, filime ziri kumemba neza, nyine bimeze neza kabisa, ku buryo n'inzu ya Turasa nayo kujya kuyibamo sinigize nyibamo. Nagiye nkodesha 100,000, abana mfite inshingano, ngomba gukora ibi n'ibi kandi nkeneye no gutera imbere. Nta kintu kiryoha kano kanya nko kuba waba ufite ubushobozi bwo gukodesha inzu ya miliyoni ariko ukaba uri kubamo y'ibihumbi 500. Ariko birababaje kuba udafite ubushobozi. Ubwo mvuga ngo ubushobozi ni uburi muri wowe apana gutekereza abandi bantu. Birababaje kuba udafite ubushobozi bwo kuba wakikodeshereza inzu y'ibihumbi 100 ukaba uri kuba mu nzu y'ibihumbi 500 cyangwa 300. Gutekereza ko hari undi muntu ugomba kugufata mu nshingano yarakubyaye. Uwo muntu ni papa wawe, ni mama wawe. Ese ko abantu bahinduka umunsi ku wundi, nk'aka kanya yakora nk'impanuka agapfa, cyangwa se akoze nk'impanuka nyine wenda akarwara naba akigukorera bya bindi, byagenda gute? Byagenda gute we? Ko mana sinzi. Reka mbabwize ukuri, mureke tubeho uko dushoboye, tubeho ubuzima bwacu, tureke kubaho ubuzima bwa bagenzi bacu. Uzi kubaho muri fake life kubera kwekuna ijisho ribyimbye, hari aho biri kugira nkabona sindeba neza, nkabona natubutse, ariko man itama riranyishe. Mureke twige kubaho ubuzima bwacu, biraryoha. Uzareke mugenzi wawe agusekere yuko ubashije kubaho ubuzima bwawe. Nukuri kw'Imana, niba aka kanya ufite ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda ari byo uzakoresha ukwezi kose, reka bari kubigenza. Niba hari inshuti yawe ushaka ko mujya kurira Marriott, umubwize ukuri, ubwo uti nta mafaranga mfite, nta kumagaza. Njyewe si ukwitaka, si ukwivugaho ibintu byiza. Njyewe iyo nta buryo mfite, nta mafaranga mfite yo kugira ibintu nkora, wenda biri urugero, niba ntafite amafaranga 50,000 ndi bijyane mu bintu runaka ndi bukore uyu munsi, umushuti wanjye turi bubijyane muca kumubwiza ukuri, nkamubwira ati mwana wanjye ntakomagaze, reka turebe mu minsi nk'ibiri iri imbere cyangwa 3 turebe ukuntu byaba bimeze. Ariko nkareka kuba wenda najya kumubeshya cyangwa nkaba nashaka gukorera ibintu meze nkaho ndi gushiriramo, ntago aba ari byiza. Buri ikindi kintu ni byiza kugira inshuti. Hari umutipe narebye kuri TikTok, sindi kwibuka izina rye, arimo kuvuga ngo ujye witondera inshuti
igira abantu bakeya. Nyine kuba urugero waba ufite nk'inshuti idakunze kugira inshuti nyinshi nayo, ngo uzamwitondere uwo muntu, ngo ariko kandi uzitondere na wa muntu uba uri inshuti y'abantu bose. Abantu bose babaho ni inshuti ze, nta muntu n'umwe bagirana ikibazo, nta muntu n'umwe, uko batagirana ikibazo n'umuntu uwo ari we wese, ni nako nta rukundo rwa nyarwo aba agirana na buri muntu uwo ari we wese. Yarangije arimo aravuga ngo ku ruhande rwe yahitamo kugira inshuti igira abantu bakeya aho guhitamo inshuti ya buri uwo ari we wese. Kandi nanjye koko niko meze. Njyewe nshobora kugira inshuti ebyiri, eshatu zikaba zimagije. Ntago ndi wa muntu ugira inshuti nyinshi cyane mu buzima, kuko mba numva nshaka kugukunda njye n'umutima wanjye wa nyawo. Byinshi dufite tubisangire, bike dufite tubisangire. Kumwe uba ufite inshuti uvuga ati Mana, yaba byashobokaga inshuti yanjye Imana ikaba yararemye nk'abandi batanu nkabo, ku buryo buri hantu hagiye hari umuntu ufite umutima nk'uwo afite. Byakabaye byiza abantu bakagize inshuti mushobora kuganira, mukiganirira ubuzanga, mugaseka, mukaganira ibintu biri seriye, umwe yababaye akaganiriza undi bigashirira hagati yanyu n'ibibambasi byabumvaga, cyangwa nk'uko ndimo ndavugira muri iyi modoka, intebe akaba arizo ziri kunyumva. Ariko hari inshuti uba ufite, ye baba we, radiyo yayindi OG, ya nshuti mubana muri bwa buzima twavuze bwanyu, aho kugira ngo igende ivuga ibyo mukora bya nyabyo, ti wenda twebwe ntabwo tujye twipasa muremure, ntabwo dushoboye kuba aka kanya twasohokera Marriott cyangwa kuba twajya muri Serena twigira urugero mu marangi, cyangwa se ahantu muri quartier muri botike tukigurirayo ji n'amandazi n'ibiki, ngo ibivuga uko biri, ahubwo ikagenda ikeditinga igashyiramo ibintu kubera Mana ngo bwakigiye kuzamwica. Bakunzi, uyu munsi ndashaka kubabwira mureke tubeho ubuzima bwacu. Wowe nimba ushaka kubaho mu buzima bwawe ukabona uri kumwe n'umuntu ukunaniza wese ubwo ashaka kubamo, musezerere kandi umubwize ukuri, umubwiye igitumye ugenda, ureke kugenda wenda utamubwiye. Ikindi, niba wicaranye n'abantu bakurushije ubushobozi ako kanya, byiguhangayikisha, byituma wumva ko wakora amabi yose ashoboka kugira ngo ukunde ugire ubuzima nk'ubwabo. Ntabwo ari byiza. Ni ukuri kw'Imana, kubaho ubuzima bwawe. Fata ideni uzi neza ko ushoboye kuzishyura, rya ibiryo uzi neza ko uri bubashe kwishyura, sohokera ahantu uzi neza ko boyfriend naramuka ataje cyangwa sugar daddy uri buze kubasha kwishyurira ako gafagitire, aho kugira ngo ujye kukogesha ibyombo kuri izo nzara zawe wateye zigera i Bugande, kuri izo lashes zawe zimeze nk'imitaka. Baho ubuzima bwawe. Kubaho ubuzima bwawe biraryoha, niyo gift ya danje ushobora kwiha mu buzima. Ndabakunda cyane abantu mushaka kugabanya ibiro, mujye muri Sunrot. Abantu mushaka amavuta meza mwakwisiga mugasa neza, abantu mushaka amavuta yo gusiga mu misatsi, njyewe iyo vlog mwarayibonye, imisatsi yanjye yarakuze, kandi wibaze gukuza imisatsi buri irimo tentire ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ariko yarakuze kubera amavuta yo muri Sunrot. Yarakuze kabisa, imisatsi iri kuza, nimpambura nzabereka. Mugende mugure amavuta y'imisatsi, bafite amavuta meza, iyo yasizemo umusatsi wawe urabyimba, ntucika, iyo ufite ibibazo by'imvuvu zirakira. Mugende mugure product mugabanye mu nda, hari ukuntu uba ufite mu nda kabisa, ku buryo uba ubona niho hantu honyine ukeneye gukuraho kugira ngo ube umeze neza. Mubyeyo rero muhamagare 0720 20 36 510 iyo ushaka product yaho. Urugero bitari ngombwa ko babanza kukureba, wabahamagara bagakora delivery ntabwo ari ubuntu. Urishyura, warangiza
ubwo na motari ukamwishyurira. So mbahaye diri rero ya danje, mugende babahereze. Ikindi bafite n'amavuta y'abantu bari natirere. Bafite amavuta y'abantu bari natirere, abantu bafite uruhu rutigeze rujyaho amavuta, nyine batigeze bangizwa n'amavuta, amavuta meza y'abantu bari natirere. Nimba ufite mama wawe cyangwa nyogokuru wawe ushaka kugendayo ariko biba byiza ku mavuta wenda ugiye ukabanza bakakureba, ubundi bakaguha amavuta ajyanye n'uruhu rwawe. Ikindi niyo ushaka gucyamo barayaguha. So rero Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane, muri abantu barenze kuri njyewe, muri abantu bakomeye kuri njyewe. Umuntu wese ufata umwanya akareba video yanjye, umuntu wese ufata umwanya agashyiraho comment, umva muri abantu barenze kuri njyewe. Imana ibamera amafaranga, buri muntu afite igiceri, ibintu bimeze neza. Imana ibaha amafaranga, Imana ibaha ubuzima bwiza, Imana ibaha abantu babakunda, Imana ibahe gutera imbere, Imana ibashoboze kubaho ubuzima bwanyu, kuko ni ikintu kitoroshye, ntabwo gishobora buri umwe. Ikindi bisaba imbaraga, ariko iyo wabikoze uba ukoze ibintu by'ibidanje. Ndabakunda cyane rero, bye.